pasiteri yamubwiye yuko hari iminsi agomba gusenga, nyine hari amasengesho agomba gukora inshuro 10 mbere yuko za nshuro 10 zigera. Pasiteri ubwo yananiwe kwihangana, birangira ku nshuro ya 3 basenga, ya 2 n'iya 3 basengana, amwigarurira gutyo, atangira ibyo kumusambanya. Umudamu rero nawe yaheze mu gihirahiro. Buriya nkuru ya Irene yenda gusa nk'izo mu rugo. Ni kwa kundi wiyubakira ikintu cyawe cyakuvunnye, ukacyubaka, ugashyiramo imbaraga zawe zose, ukitanga, kuko uriya musore buri aritanga. Mbona ni umuntu ugifite ubumuntu. Wenda tubaye tumwibeshya, ahubwo nawe yazakorera kuri icyo cyizere tumugirira. Nongeye kubasuhuza wowe wahisemo gukurikira iShoot250 TV show. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, like and share. Abari muri Amerika, muri Canada, Zimbabwe, actually hari n'abandi nabonye mu bindi bihugu bigiye bitandukanye bagenda bavyunga channel. Mwese mwayivyunze, ndabakunda cyane kandi mugume mukore subscribe, like and share. Tutakwakiriye kuri iShoot250 TV show. Murakoze cyane. Nitwa Nyirashyambere Sauda n'ubundi. Ndi umubyeyi, ndi umudamu, mbese muri make mfite umugabo n'abana. Ngo ndaguhitemo igistere wambaye uyu munsi. Ngiye ninjye ubyihitiramo. Rwose pe, ahubwo icyo njya nkora ku bandi no kubahitiramo abandi baba batabishoboye, ariko ngiye kuko mbishoboye nasanze atari ngombwa gushaka ubu design ubwanjye. Ni ukuvuga ngo noneho waba warigeze gukoraho ibintu bijyanye na fashion? Nibyo nkora ubundi. Sinzi ko byanankundira no kubireka, ndabikunda, ni ibintu mbamo. Ubwo rero nkora imyenda, nkora ibintu bijyanye n'ubwiza, nuko urumva ko nta kingoye kirimo. Kandi rero nishimiye kuba mwantumiye muri iki kiganiro, mwantumiye kuri channel yanyu iShoot250. Ndabasuhuje cyane abakunzi bayo. Urakoze cyane, natwe turabyishimiye. Nuko ni by'agaciro kuba wemeye kuza dusangiza inkuru z'abantu bagiye batandukanye, ndetse n'agaciro wowe kuba witabiriye kino kiganiro. Wambaye neza byo kabisa. Ahubwo wasaga utamenyereye imyambaro ya kisilamu nawe rero, kubera ko akenshi nuko nguko usanga duhora nkunda ibintu byo gufata nk'amabara nkayajyanisha, ndabikunda nuko. Abantu bari kubona kino gitenge wambaye, nizere yuko uri buze kukireba, bakwereke kabisa izi outfit yambaye. Nikipi nimuze kwerekana ino myambaro kabisa, yambaye neza cyane. Murakoze. Ndabona nabirenze n'ukuri. Kuri njyewe bitewe nuko ntayimenyereye, wenda abantu b'Abayisilamu wenda bambara ashobora kwambara outfit imwe cyangwa simbikurikirane cyane, mbona umuntu wambaye nkawe gutya abantu ni ibintu bikomeye. Murakoze cyane, ariko buriya umuntu wese iyo yambaye akikwiza pe, buriya kwikwiza nabyo birabera. Nubwo abantu bakunze kubona ko iyo umuntu yambaye utuntu dutoya ababerewe nawe cyane, ko nyine abafite yerekana n'ikimero n'iki bikagaragara. Ariko nanone buryo iyo wambaye ukikwiza rero neza, ukikwiza pe, ahantu hose usanga bisa neza. Umva ari ibintu sa. None se wafashe akitero, akenda k'imbere, harya akantu k'imbere bakavuga akitero? Uyu nguyu ni umwitero. Ushobora kuvuga umwitero, umugitandiyo. Umugitandiyo? Yego. Nuko madamu wanjye ataba umuyisilamu, ariko ndi hafi kumubwira yinjire mu idini. Ataninjiye no mu idini yanabyambara. Yego yanabyambara pe, ari umuntu uramutse ubikunda. Hari abantu benshi bitandiye kandi atari n'abayisilamukazi, njye ndabazi. Yego. Njye nari nzi ko umuntu ugomba kwambara kwitandira gutyo agomba kuba ari umuyisilamu. Ni sharia y'idini yego yacu, ariko hari n'abandi bantu babikunda ugasanga nyine arabikoze. Buri umuntu rwose kwambara nta mupaka abantu bagiriye, umuntu ashatse yambara icyo ashaka. Niba utarunanabizi nta tegeko ryaguhana. Reka da.
ni byiza cyane. urakoze cyane. namwe aha sasa rero twajya tureba ibiganiro bigiye bitandukanye ku maconomizi nk'uko nari nabivuze, utanga ibiganiro byubaka mu buzima busanzwe ndetse n'ubuhamya bw'abantu benshi bagenda bacamo. Naje kuvuga ko ariyo mpamvu iShoot 250 TV show yifuje kugira ngo uze kudusangiza bumwe mu buhamya bwaho ugeze gutanga kuri Iris TV show, nubwo bwose abarebye kuri channel yanjye harimo ababibonye n'abatigeze babibona. Niyo mpamvu twifuje kugira ngo tuganire nawe, noneho uduhe inkuru nyamukuru yivire mu muzingo, siko bavuga. So ngaho rero dutangire, umwanya n'uwawe. Murakoze cyane. Mbere na mbere nkuko nakubwiye ngo ndi umubyeyi, nongeraho ngo ndi umudamu, ufite umugabo, mfite n'abana. Muri make ubwo ndubatse nyine, mfite umuryango. Ibiganiro rero ntanga akenshi ahanini nibanda ku muryango, kubera ko nkunda umuryango. Mba numva nagira nk'itafari nanjye nshyiraho kugira ngo ingo z'abantu zikomere. Mba numva abantu babaho badatandukana, mba numva abantu babaho batarwana mu rugo, badashwana. Mba numva nyine umuryango wabo umuryango wuzuye kandi ukomeye. Akaba ari nayo mpamvu rero akenshi nkunda gutanga ibiganiro cyane cyane nibanda kuri bya bindi bituma ingo z'abantu zisenyuka, ariko mu buryo bo badashobora kubimenya cyangwa se bikabihishamo ntibabimenye. Ikiganiro rero nakoze, wenda n'ubu ngubu nanakora, navugaga ari nabyo n'ubu nibandaho, ko hanze aha hari abantu bitwaza icyizere bagirirwa, ugasanga barimo kwinjirira abantu mu kubasenyera. Mu by'ukuri kubaka urugo biravuna, nta nubwo byoroshye kuba umuntu nyine yapfa kugusenyera uko yiboneye. Ariko rero hari abantu bafite amayeri menshi, bagakoresha ingingo nyinshi wenda zikomeye zishobora kubarengera, zishobora gutuma nyine bagufatisha, bakaba bagushuka, bakaguhindura. Cyane cyane muri ibyo ngibyo ari byo nanavugaga byerekeranye n'abantu biyita abakozi b'Imana, ugasanga icyo kintu aracyitwaje, akaza ukamugirira icyizere, kuko buriya abakozi b'Imana tubagirira icyizere cyane. Nguciye mu ijambo gatoya, ujya ureba imiziki isanzwe iri sekira. Ni ukuvuga ngo dusubije gatoya, hari inkuru zimaze iminsi zicicikana, harimo zino za Vestine na Dorcas. Wigeze uzireba? Bitari cyane. None se ubibona gute iyo umuntu aje, tuvuga urugero, dusuye kuri iriya nkuru ya Vestine na Dorcas. Vestine afashwa na Irene, sibyo? Then tuzi ko yagize umwanya kugira ngo abiteho, abakorera indirimbo n'ibindi. Umuntu akaza in the middle of nowhere atazi ukuntu ibintu byagenze, then agashaka kubatandukanya. Icyo kintu gifata gute? So gifata nk'abo bantu rwose utagiye kure, mbifata nk'abo ngabo. Buriya nkuru ya Irene yenda gusa nk'izo mu rugo. Ni kwa kundi wiyubakira ikintu cyawe cyakuvunnye, ukacyubaka, ugashyiramo imbaraga zawe zose, ukitanga, kuko uriya musore buriya aritanga. Mbona ni umuntu ugifite ubumuntu. Wenda tubaye tumwibeshya, ahubwo nawe yazakorera kuri icyo cyizere tumugirira. Ariko ngewe iyo mubonye mbona ari umuntu mwiza, ufite ubumuntu, aracyafite indangagaciro z'Abanyarwanda. Ubona agendera cyane cyane kuzamura za mpano zimwe ziri ahantu zitapfa no kugaragara, kandi biriya bintu biravuna cyane. Niyo mpamvu rero navuga ngo birasa nk'ibyo mu rugo, kuko wowe n'umugore wawe murihurira, no guhura ubwabyo ni ikintu kibavuna. Mugahura nyine nta muntu ubizi, mugapanga umushinga wanyu ukabavuna, mukawubaka. Mwamara kuwuhuza ugasanga wenda niba yari umukobwa muto unanutse, mu minsi mike wenda yishimiye urugo, agize taye nziza, arabyibushye, arakeye, arabyaye, arisanzuye, abaye mwiza. Hanyuma hakaza undi utazi aho byaturutse, akavuga ati kiriya gitoko, ni ukuvuga ngo nanjye ngomba gukora iki? Ngomba kugiraho uruhare. Uri kubyumva? Hariya rero ari nacyo ndwanya cyane, abo bantu
mu by'ukuri ntago waza nkawe Logan umbwire ngo rwose ngumva ngo ndashaka kugutereta ngo bigende gutya na gutya mu buryo bworoshye gutyo gusa ngo mfite amafaranga ngo mfite amafaranga ngo none ngo ngwino ngo bigende gutya na gutya unyigarurire gutyo mu buryo bworoshye never. Ariko hari yindi strategy ushobora gukoresha ukaza tujye mu by'Imana iki niki kuko abantu benshi bubaha Imana, abantu benshi bakennye Imana, abantu benshi bakunda kumva iby'Imana. Aho hantu rero abantu babaha bategera nibo nahoze mvuga ngo ndabarwanya ngendeye kuri iyo story y'umushuti wanjye, umumama w'inshuti yanjye wamenyanye n'umupasiteri bakamenyana, ariko ari umupasiteri ufite n'impano yo guhanura koko yamuhanurira ibintu akabibona. Hanyuma rero muri uko kugenda bibona niho pasiteri we yari afite icyo agamije, ariko uriya mama we ntabwo yari abizi. Mu kugenda rero amwumvisha ko muri ibyo bibazo yagiye amwereka biri mu rugo iwe ashaka kuzamufasha, agenda rero amujyana muri izo nguni ze akeneye bitewe n'ibyo akeneye, birangira umumama yisanze ari hagati. Mu by'ukuri birangira amusambanyije, kandi ari umumama wubatse ufite n'umugabo n'abana, afite urugo rukomeye rumaze igihe rwose. Biramubabaza cyane, kandi nanone agifite na za mpungenge z'uko pasiteri yamubwiye yuko hari iminsi agomba gusenga, nyine hari amasengesho agomba gukora inshuro 10. Muri izo nshuro 10 kugira ngo ibyo bintu yamubwiye biriwe mu rugo, ibyo bibazo ibyo ngiye mbifata nkaho ari ukumutera ubwoba, amubwira yuko mu rugo iwe nyine hari ibintu bagomba kwirukana. Ariko mbere yuko za nshuro 10 zigera, pasiteri ubwo yananiwe kwihangana, birangira ku nshuro ya gatatu basenga, ya kabiri n'iya gatatu basengana, amwigarurira gutyo, atangira ibyo kumusambanya. Umudamu rero nawe yaheze mu gihirahiro. ni ukuvuga ngo dusubiye inyuma gatoya, inkuru uri kutubwira ni iya wa mama wasengaga pasiteri yaje gushika kugira ngo bakore ibyo bintu byose. Yego. Kuvuga rero aho ngaho bafashe igihe cy'iminsi 10 batangira gusenga. Urumva pasiteri hari ibintu byabaye iwe, byagiye bibiwe, akamuhamagara akamubwira ati aho ngaho urumva mu gihe bamenyanye yaramubwiye ati hari ibintu Imana yamvuze, hari ibintu Imana yakumbwiyeho, hari ibintu biri kukubaho. Akenshi rero uriya mudamu yagiye abibona. Ni ukuvuga bari baziranye mbere se? Ntabwo bari baziranye. Barahuye, urumva nka gutya abantu bahura, barahuye muri bisi. No bahuye muri bisi baramenyana, bagenda baganira. Mu kugenda baganira rero pasiteri we yari umuntu nyine uraho yubashye, baraganira barahuza. Noneho pasiteri ari kumubwira ibintu by'agakiza, ibintu by'Imana. Biba ngombwa yuko urugendo bari bagiranye ngo rurerure, amusaba nomero de telefone, arangije aragenda. Rero nyuma y'igihe aramuhamagara. Icyo gihe iwe hari habaye ikiriya, aramubwira ati bimwe mu byo nakubwiraga mu by'Imana izagaragaza harimo n'icyo kimenyetso. Ubwo iwe hari hapfuye umwana w'umufamiliye wahabaga. Mama atangira kwikanga. Rero urabona ko abantu turi abantu tugira ubwoba. Atangira kumubwira ibintu by'uko umugabo we nyine yadahari, aba yagiye mu bapfumu. Atangira kumubwira, mbese ni inkuru ndende nkuko nayivuze kuri Iris TV. Nuko kuri uko nayivuze nyine nuko nguko imeze. Byaje gufata igihe rero amubwira yuko ibyo bintu bizakemuka, kuko urumva niba umuntu aje akakubwira ati wenda hari ikibazo, nawe ukavuga uti wa mugani umuntu ko iki kibazo yakibonye nge ntakibonye, hari n'igihe ari we wamubufasha. Rero ubwo yamubabajije ukuntu yabigenza, amubwira ko nta kindi kintu cyabikuraho usibye amasengesho. Noneho ubwo amubwira uburyo bwo gusenga, amubwira ko agira urusengero Ikinyinya, ariko bafata amasengesho yo kuzajya, kuko urumva umumama we yari afite impungenge, avuga ati nzajya mu rusengero kandi umuyisilamu abantu bambone. Ibyo rero byafashije pasiteri, kuko pasiteri urumva yahise amubwira ati tuzajya dusengana nge nawe. Nese byari ukuri ko pasiteri afite urusengero? Ntago uriya mama ntago yabimenya nawe kuko ngewe urumva yampaye iyo nkuru, aranganiriza, ari kunganiriza ambwira ishyano ryamugwiriye mu rugo. Yego, ambwira uko nyine nanjye ndi kubikubwira. Uri kumva niba rufite niba atarufite, ubwo rwose gusa ni ibibazo
niyo mpamvu navugaga nti ashobora kuba ari pasiteri, ashobora kuba ari na shehe wo mu bayisilamu, ashobora no kuba ari n'abandi bose bafite iyo tayito yo kuba hari amadini bahagarariye, bafite izo mbaraga, sibyo, zituma abantu babizera. Naravugaga nti nibura batabyitwaje kubera yuko Imana izabahana, ntibabyitwaze kugira ngo basenyere abantu, kuko abantu baba bafite icyizere ko ahubwo bagiye kububakira, ugasanga barabasenyeye. Nibura yazajyaza, niba abona ko ari umuntu mukuru, akakwegera akakubwira ati rwose nagukunze, none ndashaka ko dukora izi nzira gutya na gutya, nimba ari agashaka ikindi kintu icyo ari cyo cyose yagusukisha, ariko kitari ukwitwaza ijambo ry'Imana, kuko iyo umuntu yitwaje ijambo ry'Imana numva ari ibintu biba birenze kurusha, mba numva ari ibintu bikabije cyane. Ni ukwikunda nyine ukitwaza intwaro ufite ujya kuyisenyeshereza abandi. Muri make rero ni uko nguko icyo kiganiro kimeze. Impamvu nanagitanze rero kubera ko twe twabiganiriyeho, musaba uburenganzira, aranambwira ati rwose birananshimishije cyane kuba iyi nkuru wayitanga, nibura abantu bazayumva bakangira inama y'ukuntu nakitwara, kuko urumva bamaze kuryamana inshuro ebyiri, kandi mu masengesho agomba gusenga harimo ko agomba gusenga inshuro 10. Ngiye ku bwanjye nkanjye, kubera ko ntajya mpfa kwemera gutyo gusa, namubwiye nti ibyo bintu ntago ari byo ku giti cyanjye, ariko namubwiye ibyo bintu ntago ari byo, ugomba kugarukira. Urumva yaratanye mu rugo, ibintu byose bamuteye ubwoba, yumva ko umugabo wari mubi, kandi bamaranye imyaka myinshi, yumva ko umugabo wari mubi, umugabo yamuzaniye ikintu nta cyakira, ibintu byose aba afite ubwoba yuko umugabo washaka kuzamuteza amashitani akamwica. Naramubwiye nti ntago ari byo, uriya muntu byonyine gusa kuba wabona ikimenyetso cya mbere mukaryamana, urumva, yarangiza akakubwira rero ngo bararyamanye, arangije aramubwira ngo bimwe mu bimenyetso ngo Imana ishaka gukoreraho harimo na kiriya. Uri kubyumva? Noneho mama, kubera ukuntu bamwujujemo ubwoba, naramubwiye nti aho ngaho rwose urimo kwita mu kuzimu, nta nubwo uzahikura. Njye nkugiriye inama bwa mbere na nyuma, wenda ubutaha ibyo nzavuga, ibyo ari byo byose uko uzajya ugenda ubibona ku mativi atandukanye, uzabona muri komenti inama abantu bazakugira, nazo wenda uzazikurikiza uzihuze n'ibyo nawe utekereza. Ariko uriya muntu ni ukugushuka, kandi ubwoba yaguteye. Twebwe dufite Imana, turasenga, twemera Imana imwe rukumbi ishobora byose, kandi nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kukugerera ku Mana ntawe. Wowe ubwawe ufite uburenganzira bwo gusenga Imana yawe, ukayibwira byose byawe, ukanayisaba buri kintu cyose ushaka, ukanabona yuko yo yarakuremye, irakuzi kandi irakumva aho uri hose, ibiri kumwe nawe, ukayibwira ikintu cyose ushaka ikakigukemurira kurusha uko wabibwira umuntu. Reka nanuriya muntu umbabarire, ubwo birangira nyine anyemereye ko yamubrotse, ntuzongere kuvugana nawe. Abaye ambeshya nibyo mba ndi kuvuga nti aramutse ambeshye ubwo ni akazi ke, ariko njye nakoze icyo nagombaga gukora. Hanyuma nanagira inama rero, ahanini kuba ndi kuri cano ntago ari ukuvuga ibye, urumva, ahubwo ni ubuhamya kugira ngo ntihazagire umuntu uwo ari we wese abantu baza bashuka bitwaje ko ari abantu bagiye kumugerera ku Mana, ari abantu bafite uburyo bamusengera nyine birenze ibyo we yakora, ari abantu bafite ikindi kintu cy'agatangaza bagiye kumuzanira, baba nyine buri wese. Njye nta nubwo mvuga abapasiteri gusa, mvuga abantu bose, buri muntu wese ushobora gukora ibyo bintu yitwaje icyo ari cyo, cyangwa se ikindi kintu runaka. Kandi nkongera nkanavuga nti nabo ubwabo simbashinze, simbarenganya, nabo ni abantu bambaye umubiri gusa, bajye babyemera, bemere. Niyumva yatsinzwe nk'umuntu avuga ati reka mbitware muri ubu buryo nibura busobanutse, mbwira umuntu
mubwire nti ndashaka ko tujyana muri ibi bintu byari byose, ashobora guhuza n'uhuye nawe n'ufite ibitekerezo nk'ibye bakabikora, apana kugenda amutwikira ijambo ry'Imana kandi abizi neza ko agiye kumuhemukira. Icyo gihe nyine igisubizo kiza ari kibi cyane, ari no cyo ngicyo cy'uwo mushuti wanjye nyine. Ndumva inkuru isa naho bigoye cyane ko umuntu abasha kubyiyumvisha ukuntu uwo muntu ari gukorera ibyo bintu uwo mama. Ariko njye nsubiye inyuma gatoya, none se ku kiganiro cyacu gitandukanye ubu ngubu hari icyo biri kumufasha? Okay, urakoze. Rero ejo umusibe ejo yarampamagaye, ampamagara nanjye mpuze ntabwo twabashije kuvugana. Nabonaga aho mbonekeye, nabonaga amasaha bwije, ntabwo turabasha kuvugana ko biba bisaba tuvugane umwanya. Ariko ibyo ari byo byose, hari nk'utumesaje two kuri WhatsApp aba yanyandikiye, mbona aseka yishimye, bigaragara yuko nawe nyine urumva n'ikiganiro kiracyatambuka ariko abantu basetsa cyane, baravuga ngo ni wowe ngo ni wowe, ariko ntabwo ari njye, mu by'ukuri ntabwo ari njye. Kandi njyewe kubera gukunda umuryango no kumva nafasha imiryango kwiyubaka no kwisana, nta kintu na kimwe nakora bibaye ari nanjye nabivuga ubwo nabanza nkagira inzira mbicishamo, nkabanza nkabiganira n'umugabo wanjye, nkareba ko ntacyo bitwara, kuko ikintu kimpungabanyiriza urugo ndacyanga cyane, ndanagitinya, nkigenderana kure uko byagenda kose. Ntabwo ari njye, gusa abaye ari nanjye nkababwira icyangombwa ni message mwaba mukuramo. None se hagati aho ngaho umugabo warabizi? Umugabo we ntago abizi. Ni ukuvuga ngo nta wundi muntu ubizi usibye wowe? Nta muntu wundi ubizi usibye njyewe. Niba hari n'undi yabibwiye ubwo nguwo nawe nabibona azabimenya, ariko nta wundi muntu ubizi. Ikindi cya kabiri nabwira abakunzi ba Aisha 250 nuko abaye ari njyewe n'ubundi ubwo ibimenyetso byose naba nabishyize hanze, kandi njyewe umugabo wanjye akoresha imbuga nkoranyambaga cyane, yahita abimenya. Ubundi mara gukora ikiganiro we ndumva iyo atabaye nk'uwa mbere wa kabiri mu kureba iki kiganiro nakoze kugira ngo arebe ko nta mabara na urumva. Gusa rero wowe n'ibimenyetso bimwe na bimwe mu by'ukuri nk'uko nagiye mbivuga, birimo ibyo byo kwisukisha amamenshi, birimo ibyo ngibyo byo kumusuzugura, birimo ibyo byo kuva muri chambre nyine akaba mu cyumba cye, nabyo nyine umugabo we yabimenya. Ariko umugabo we ntago akoresha imbuga nkoranyambaga, nta na telefone agira, usibye nibamo wenda na YouTube, nta nibamo WhatsApp agira. Ni umusaza, ni umuntu uba wibereye aho ngaho ukorera urugo rwe, ariko babanye neza ubundi mu buzima busanzwe. Usibye icyo kibazo cyajemo, ari nayo mpamvu cyanambabaje cyane, kirambabaza ku buryo numvise ntabyihanganira. Nanabwira aba bantu rwose nti mwabantu mwe, ntago ari ukubasebya, nta nubwo ari ukubibasira, nta nubwo ari mwese, bamwe babikora cyangwa se wasanga atari nabo ababyiyitirira, nabo mujye mubireka rwose. Turabashimiye cyane kubwo ikiganiro tugiranye. Nukuri buri muntu wese uri gukurikira Aisha 250 show, reba iki kiganiro ugira ibyo ukigiramo, ndetse ukomentinge down below inama ushobora kugira uno mama uri mu kibazo. Ubwo nawe nabasha gusomeza comments hari icyo azakigiramo. Twizera ko ubutaha dushobora kuzagira ikiganiro noneho ibintu byarakemutse bimeze neza. Kandi tunasaba nimba uri aho ngaho ufite hari icyo ugamije cyangwa hari icyo wakoraga, please mubireke, ahubwo tuganire kubaka umuryango, turwanire kubaka society nyarwanda, tuyihereze ibyiza kugira ngo tuyihereze ibibi. Ibintu bituma ingo zisenyuka, ibintu bituma ubuzima bugenda nabi, cyangwa se n'indi mibereho runaka atari yo mu muryango gusa, yose tuyirinde, turwanire guharanira icyiza kugira ngo hazeho ibyo bibi. Yes, nkuko nari nabibabwiye, Sauda ubundi mu buzima busanzwe nawe afite YouTube channel yiwe bita Murimbo TV, sibyo?
ubwo reka dusangize gato mu byo akora kugira ngo muze kujyayo, turashyirayo turamupininga down muri comments, uze kujya kuri channel yiwe mukore subscribe, munalayikinge, munamubwire ibyo mushaka ubutaha ko abatekereza. Tubwiye ko ari umuspecialist mu bintu byo guteka, shaka ko ari umushefu. Okay, murakoze cyane. Umurimbo TV rero nanone nayo njya kuyishinga. Icyo kintu cy'umuryango cyane cyane buriya nicyo kimba mu bitekerezo. Yego, kubera yuko abagabo bacu, abagabo dushaka, burya umusingi w'urugo n'umugabo. Abagabo rero bakunda ibintu by'ingenzi birimo no kurya neza. Hanyuma rero ugasanga hari abantu barongowe ariko batazi guteka, kandi ntibyamubuza kurongorwa ngo kuko atazi guteka, haba hari impamvu nyinshi zabiteye. Hanyuma rero ndavuga nti nanjye nk'umusanzu natanga kugira ngo nshyigikire, kimwe mu byo nakora harimo no kujya nereka abantu uburyo bateka mu buryo bworoheje, ntago ari ibintu biri special cyane, uburyo busanzwe ushobora guteka ibiryo byoroheje kandi biryoshye, umuntu arye nyine akumva araryohewe kandi bidahenze. Hanyuma rero nicyo ngicyo nibandaho cyane ku Murimbo TV. Nkora rimwe na rimwe n'ibindi biganiro, iyo mbonye akanya ndanabaganiriza, nkaganiriza abamama banjye, abashuti banjye, abamama, ukuntu ushobora nyine kujya ukaruma abana, ukuntu ushobora gufasha abana kwiga gusenga, ku buryo bakura bagira discipline, ubundi buryo batekereza cyane ku bagabo cyane bakabitaho, ndetse ariko ntago birangiriraho, nkavuga no ku bagabo nanone buryo bakwita ku bagore babo, abantu bose bakitanaho, burya ke bakajya bamugarura kugira ngo bubake urugo rwiza, urugo rukomeye, urugo kandi rutanga ejo hazaza heza. Ejo hazaza ubwo habarimo kurera abo bana kugira ngo babarebereho uburere, donc imico bafite nizatuma n'abana babo baba bo bifuza ejo hazaza. Nuko nyine u Rwanda rugakura rufite nyine, niho ejo hazaza mba ndi kuvuga, rufite imbere heza, niho ejo hazaza mba mvuga, kuko twebwe tuba turi kuza, hari abatubanjije, hari abo natwe turi kubanziza aribo bana bacu, donc tukagenda turangira haza abandi gutyo, ariko turi beza kandi dufite indangagaciro z'Abanyarwanda, dufite umuco w'abantu kandi dutinya n'Imana, tunubaha Imana. Aho si byari kimwe muri bya bindi noneho abantu bajya bavuga ngo abayisilamukazi bazi gufata abagabo babo neza. Abantu bose bazi gufata abagabo neza. Ikintu cya mbere ni urukundo, kuko iyo ukunda umuntu burya uba wumva wamukorera ikintu cyose cyiza cyamushimisha, ikintu cyose nyine cyatuma anezererwa. Rero iyo umuntu yanezerewe se hari ukundi kumufata neza kurenza uko. Hari imvugo njya numva yuko nzi ko cyane cyane abantu benshi bazi ko abayisilamukazi iyo bijyanye no mu bintu by'urugo ugati ni abambere kabisa. Erega abagabo neza keyanye. Erega impamvu reka nyikubwira, usibye no kuba ubu bikorera umukunzi wawe kugira ngo yishime anezerwe, cyangwa se uwo mwashakanye kugira ngo mukomeze urugo, abadamu tuzanabihemberwa n'imbere y'Imana. Biri muri ni bimwe mu migisha tuba turi gukorera. Nubwo ari umugabo wawe, ni inshingano zawe kumugandukira, ni inshingano zawe nyine kumwitaho no gukora icyatuma nyine akomera, akaba umugabo nyawe wuzuye. Ariko hejuru y'ibyo harimo icyubahiro Imana yamuhaye, harimo nuko wowe waremwe kubwe. Uri kumva? Imana ko yamuremye ari umugabo, hanyuma ikamuremera umufasha ari we wowe ukava mu rubavu rwe. Ako gaciro rero abantu bagiye babasha kukamenya. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo dukora nta nubwo ari ukubitwingingira ubundi, kuko nitutabikora imbere y'Imana tuzabihanirwa. Icyiza dukoreye abagabo bacu imbere y'Imana tuzagihemberwa. Abantu bajya bavuga ngo kubera iki ngo mwibanda ngo ku bagabo ngo ku kibo, donc nabo bafite inshingano zabo kuri twebwe, ndetse cyane ni n'itegeko pe. Nitudakora ibyiza kubera ko tugomba kubikora nk'inshingano zacu, Imana izabiduhanira. Nitubikora neza tuzabihemberwa rwose, uko byagenda kose. N'izo mpamvu zose ziba zirimo. Hanyuma ikindi nabibutsa nuko
ahangaha njye ubivuga mfite impamvu nyinshi nk'abantu barebye ikiganiro cyane natanze ku Isimbi TV ahari rwose nta biciye na kure babonye uburyo njye urugo rwanjye rwaramvunnye rwaramvunnye cyane donc naciye muri byinshi mu kwanga kurusenya kugira ngo rukomere ndashinyiriza uri kumva kandi rero nyuma yo gushinyiriza uratsinda maze asigaye ukidegembya ibintu byose bikoroha ibintu byose bikagenda neza ukibera mu munyenga byari byose nta cyoroshye nako bavuga ngo niba ngo nta cyubu cy'ubusa yego ibintu byose biba bisaba kubiharanira ukabivunikira gusa nyine ntago nshaka ko abantu bose baba baca muri ubwo bubabare cyangwa mu mvune hari n'abantu babaho boroheranye kandi urugo rugakomera rukaba rwiza bakabaho mu mahoro igihe cyose hazamo utuntu duto cyane nuko nguko byose habamo n'amahirwe hanyuma rero ingingo nyamukuru burya yubaka urugo no kwihangana cyane. Ndagushimiye cyane Madame Sauda. Hajya ndavuga ubwo Madame Sauda cyangwa ndavuga mama byose okay. umudamu Ndagushimiye wa mama mwiza cyane njye buriya nkunda kubaha cyane ntabwo nkunda kuvuga abantu b'ababyeyi mu izina kuko nakuvuze mu izina no kugira ngo bakurikiye iShoot 250 TV show babashe kumenya umuntu turi kuvugana nawe ariko mu by'ukuri ndagushimiye ku ntama nziza watugiriye ndetse nanjye ndimo n'abarimo gukurikira kino kiganiro. Ikindi navuga nuko umama mwiza kandi Imana iguha umugisha ikugenderere mu byo urimo kwifuza iterambere ryose kandi natwe tuzagumye tugukurikirana kugira ngo ugumye uduhereza izo mpanuro zizatwubaka. Murakoze cyane. Ndabashimiye cyane rero bakunzi ba iShoot 250 show rwose nanjye nk'umuntu utanga umusanzu mu kubaka umuryango nabasaba namwe niba muri abantu mukunda kubaka mwubake iShoot 250 mukore subscribe mukore like mukore share kugira ngo ibiganiro bya iShoot 250 bigere ku bantu benshi kuko ni ibiganiro byiza ni ibiganiro byubaka murumva tuba twaje hano kugira ngo tubahe inama tubaganirize tubereke tugende tukangura abantu mu mutwe ahisigeze so mukorere na comment niba hari bitagenda neza mu mubwire ibigenda neza mu mushimire kugira ngo mu muhimba hanyuma dukomeze twiyubakira u Rwanda rw'abanyarwanda u Rwanda rwiza kandi rurimo abantu beza banakora ibintu byiza. Ciao ciao.